cyo nzirana n'umuntu wiba nzira n'umuntu wiba ushobora kubona sizara ku meza ubwo ikiriho rero ngewe mu buzima bwanjye bwa buri munsi ubwo rero nanjye navuga ati reka ndebe yuko naga amafaranga njyahera harimo ibihumbi 12 by'amanyarwanda harimo n'ibihumbi 30 by'amakongomani ubwo rero nibwo nakoresha umuti mbona igisambo mbona kiri gutakira iyo ngiyo kiri kuboroga ubwo rero kimpa ivyanjye ubu ikofi yanjye ndayifite ngiyi uko yayitwaye ku mufuka ngibi dore na sheke nkoresha ngiye kubikura byose. Ibihe byiza bakomeze mugubwe neza aho muherereye hose natwe muri rwa rugendo rwacu ruba rukomeje umunsi ku munsi turabakunda cyane niyo mpamvu tubagirira hirya no hino. Ubu none hatuvugana inkuru idasanzwe mu karere ka Rusizi. Murabyibuka mu minsi ishize i Kigali Nyabugogo aho umugabo yagiye kugura irindazi asabye amazi baramubwira ngo amazi hari aya 300 500 ndetse na 700. Umugabo rero hahita akora ku miti ye huzura inzuki. Igikorwa nk'icyo rero kibaye nonaha mu karere ka Rusizi mu mujyi wa Kamembe aho umugabo n'umukongomani ngo akomoka mu Gisaka ariko akunda kuba ari muri Kongo. Uwo mugabo rero ngo yarari Kamembe aho yaragiye muri alimentation hagiye kugira uko yigenza nyine. Umugabo ngo akunda kuba ari n'umuvuzi gakondo. Umugabo rero ngo yagiye afite ibihumbi 12 by'amanyarwanda harimo ndetse nandi y'amakongomani agera ku bihumbi 30 by'amakongomani. Umugabo rero yamaze kubura amafaranga yagiye muri restaurant ahita akanda ku miti ye. Umujura wari wayibye ngo ahita aza amusanga ahantu kuri restaurant yarari nikubita hasi. Nibyo muri korera muri iyi video rero twagerageje kubakurikirana. Polisi yakomeje kuza ibuza abantu bari bashungera ari benshi akajya abwira abantu ati mwegere hirya mu mureka arakira ati wabona uburyo ahumeka. Nibyo muri kureba rero nyuma yaho twakomeje gukoresha n'ubundi buryo bwo kuganira nawe atubwira ko ubusanzwe n'ubundi ari umuvuzi gakondo ugenda unafasha abantu mu ndwara